ariko sheri ubundi mu Kinombe ntari ese sheri ko nta biryo bihari wenda gakundya atupuri aho nta kurya nihe kuzi kukinkunda nka mbere memba bakoze mu Kinombe ubwo turabona mu kanya urasanga bihiye rero turakoze nawe gende neza Nadia we Nadi Karame mama ase wa mukobwa baba wagiye ntabwo igiye naguhamagare wumvise rero dore papa agiye mu Kinombe kureba abakozi genda ushaka udukwi naye ngiye kwahirira inka nta kibazo ndaje ngiye mu kanya amagoye y'uyu munsi tungura ryara byakaze umunsi turareba uko turagira kame uyu munsi turaryara byanze ibintu pe ariko mushiti wa bose yakubwiye ko uyu munsi arangara sha mwana ntabwo uyu munsi nzira turi gukorera ubu mwana wabona gaye urusenda nk'ejo bundi mwana wabonye ari amafaranga umusaza duhaye bose nawe asigaye turengera narabibonye buriya uyu munsi ntabwo yakongera kudoreza nk'ara rusenda ngo tubyemere ahubwo gira tugire ahubwo mwana ndi no kumva narushye mwana ngiye no kubyihorera urarushya ari bwuje mwa uzuko ari abatari bagira no mu kazi nari bidukore ariko ngiye byiza mukanya rasanga ngiye nicaye ako shaka mi shamwa ako mwamwaje wanatarya akuye umunsi mwana mwaretse kuna kama buzi uzurubuye mukanya mwaye mungu isoro rwadanye ahubwo sha wagize imana nje ahantu hari amabuye matoya uziyonje ahantu hari amanini wowe ari uri buvana uri umurambo ariko sha tugabo tugufi mufiki n'amahanga mwana kihore impamvu buriya kari kuvuga gucyo nuko boss yagahayeho vasi buriya ariko uyu mubosi utaduha ibikoresho by'ubwishingizi arabona tuzagomba gukora nta kasike dufite nta amajire nta kibusi koko mana yaje kano kazi nako ngiye bukavaho ariko shaka mimi mwavuye ko amasaha ageze imbizo tuye kuri boss aduhembe ariko mana yanjye sanze bitare byacukura n'imodoka nini nabitwaho amabuye pe ariko mana yanjye yaha bakoze naha ko nta n'imodoka n'imwe iragera aha bari hehe kangera aha ndebe jana uba bose tudora amafaranga urumva ntacyo twavugana muri kureba biriya byantara ukora ibintu byo n'abatumye si bajye ubu ngubu ndabahemba cyangwa ndabambura ndabirwa na bose we ikose sha ubu ngubu koko aha ndahamanukara niho You think so they wise? ahantu hamanutse bakuka igendera ngiye kuca aheza mbagereho
wahagaritse sha? You will end up in McDonald's. Ninde wahagaritse? twihagaritse Wabaye itegeko ni. nakiri boss wamujinga ibintu ngiye kubwira ngo wicara aho ngaho wategereje amafaranga wose amafaranga urayazanye Nababwiye ko ngomba kubahembera kuri konti. Mugere mukore amafaranga mugomba kuza muyabona kuri konti yanyu. none se boss nk'abantu badafite telefone bazabigenza gute? Agabanyo ko ntagahari. Twe dukora hano ne ba mama bagakora. Ukimushogoranya boss wanyu muzo wo muri kubwira. wowe se uzaba uri kubwira Amasaha mwicaye aha ngaha muzi ko ngiye kubakata buri muntu cyatani. boss itonde iyo utangiye ngo uradukata rero twagutaba muri iki kinombe yewe ubwo ukorovati n'ubwo ukote buri bimeri ndabucanya ngo urisanga utayamaye ngewe n'ideni nasabye haruguru banyimye. Ese sha nizuba ryabageze gucana bamusigaye mu nkuru mujye musubire mu kazi byihuse. Masoba sindeba uri wotasuka mwe amayinga mu mfungu wa muze bageze mu kazi boss arahari namutereze njugara kangenda ubwo barankata ndabizi neza. Mwaramutse boss. Icyo nari ugize uko wakerewe none uri kumpa. Ese muze ko numva urukumbwira nabi ubu nakere. Ubu sinisanga he warwana. Ariko abasaza b'iki gihe mwabaye muti niba waramanutse ku kirombo gashinga umutwe ukabura ubwenge byanyobe isaha wabonye ni abana sanze bivumbuye mu kazi none nawe uzira ko watwaye maremare wagihunyira. Muze ahubwo ikintu mbona sha sugumwe pe nawe ubaye nk'uje none hasha mwaje mu kazi mugakora ako wagisaza wagiye ugabanyamagambo urimo kunongera utyo aka kazi niko kanutse nta nakavamo wanda kanje gufunja ko mubite igitiro sha we igitiro gisumbe nkoni yanje sha gisumbe nkoni yanje jamukazi asabana we ntabwo wajyanta amafi mbasha muze iyo lisi yasekuye ngo tutwishyura ahubwo natwe tugiye kuza tugutabe buramuze nuko akiravuze njene kujya gukubita muzosi nkajya kubukora ibintu by'abasaza kunzana ibintu by'ubutuna we uzabaza mu mubambo abatanda mu kazi batari kwabanye abashaka gukora muje mu kazi yewe kadusubire mu kazi amafaranga ariko nyine arakenewe muze amafaranga arakenewe njye niva mu kazi utari wayama ndagukubita akantu k'inzu cyane ntabwo ushobora kuja mu kazi cyangwa urajamo ako se muze waretse kunkanga taha kwaje ko ese ni naye kwa mama akazinda kajya mari kureka kunkanga abashaka gukora bagiye wota ayajure kariko nako wankanga se genda rero ndakajya monye ninjye gutegeka nkaguhemba ugende ku kazi ariko urandeberara bari abakobwa na Kamira ukuntu barimo gukora haza ngo yuko njaka kandi kanze mbibwire boss kanshaka uburyo mbiyenzaho aga mafaranga urongera kunebuka akagira ubute mwirukanye na buri minota 30 ngo batahe ngeranya amafaranga yabo. You will end up in McDonald's. Wewe kuje umeze nk'imbwiri nta mubaye boss uzi ibintu bibaye niki You think say they wise? boss uzi ko Kamiri na babakobwa baretse akazi batangiye gutereta ndi kubara amafaranga yo kubahemba none akanya nawe utangiye kubarura bakerewe subira mu kazi. none boss inama nanungutse wanyize gapita umuntu wanebwa nkakubwira tukamwirukana nta mukozi uyobora undi ndabishoboreye subira mu kazi ariko nakugiraga inama ubu nubwo bigize impaka kanigenda ibyo nakazi kawe genda nimuveyo amasaha yageze sha weho muveyo
hano ni iki? Papa uzi ko nkagiye kona kwa Neza ibyo bakaba baduciye 5,000. Umva ibyo bikorogoro genda mumubwire ko ndaza nyamuhe mwabikorogoro. Babulese kugenda enda abantu mpemera abakozi ntangireba neza sha. None se papa ndamenya ndi bubahemba ngana. Buri wese umuhembe cyatanu. Gato dutwara icyatanu gusa reka karagasasa kaduhereze bibiri ariko mwana uzi kari byo man karakajama naho kaducika aho gafite n'ipinda tugene twite tubikurikirana nyine ariko muze urabizi twe nta kuntu twakirirwa turakura amabuye ngo dutware icyatanu twuko turebera duha bibiri Kubera iki simwe mwakoze nk'abandi bakoze? ako muze uzi n'ikindi twebwe turi hariye ntabwo tujya dukora icyatanu dukorera ubundi kandi nakubwiye ati no kuva kare ngo ndagutera igisore n'uma amafaranga make aca bwana we kandi sha urankoraho urambona ariko muze uzi n'ikindi tugende rwose twagiye Sha munjani ibigote sha kumwe mutabivuze kare. Sha mutwaye igote gusa nizo mperi mujanye ni mutware.